wiba mu rukundo rudafite igisobanuro rudafite intego. Icarane n'umukunzi wawe murasohoka, ibaze ko musohoka mukabyina mukagira ute mudahana n'umwanya ngo muganire, ese shiri turagana he muri uru rukundo, niho intego. Urukundo rwo mu Kigali uziko ariho hava kuvuga umuntu akaza agahita ahuruduka ngo usike ngo niba nabonanye n'undi mukobwa wa kuko nyine utazi yuva niyo ujya nawe ugahita ugenda muri cya Kigali ugatangira kurakarira imigi, kandi wenda n'umuntu babanye mu buzima baziranye mu cyaro ibiki n'ibiki bintu. Ari nakandi kantu keze muri no minsi ko kuba ukundana n'umuntu tuge mukundanye imyaka 3 yego uje nabivuzeho kare uje mwakundana ibyumweru bingahe ugahita ubona uwo mukundanye mu byumweru bingahe afite gahunda kurusha uwo. Kubera iki mwebwe mwakundanye imyaka myinshi idafite ikimaze, ariko haje umuntu uri kweri buriya hari imyaka tugeramo twebwe abasore cyangwa se abakobwa ibintu tugasa nkaho tubirambitse hasi tugategereza umuntu ufite gahunda, umuntu akaza umusore akahita mwereka nje urumva muri no gahunda, kuko akenshi abakobwa bakunda abasore bafite ibitekerezo. Ukumva umusore akubwira ati muri uno mwaka ndashaka ko tubana, ndimo ndakora cyane, ndi gusevinga cyane, nawe sevinga, ukumva uwo muntu afite ubwenge, ukajya kubona ukabona umukozi ubukwe mwari mumenyanye mu mwaka umwe, uwo mumaranye imyaka 5 uramuretse, ugasanga wa wundi waretse aravuze ngo waramuhemukiye, ugasanga arwara ama depression, kandi we yakundanye urukundo rwo mu Kigali rwo kugira ngo abe temporeza zabashaka abandi bantu. Dukundane urukundo rufite gahunda. Yes, niyo mpamvu yo mwihaye intego mu rukundo tuzakora ibintu nitubigeraho dukora iki finali mukavuga ngo tuzabana. Niyo mpamvu rero na wa muntu yo haje n'undi agakomangaho ngo na no simpari ndi kwa Emily cyane, kuko tuzi icyo dushaka. Cya cyizere wavugaga twongeye tukigarukeho, tuvuge nimba muze tugiye gukora muri abakozi tuzadusevinga ya kugira ngo ubukwe bwacu buzagende neza, mukaba mufite konti ntabwo ura muntu yaguhemukira ati hari ibintu mwasetinze bimuha icyizere nawe birakigwa nyine mufitanye icyizere mwahuje konti mwarahuje muri mu murongo umwe, ntawe uzazanga bitambike kuko hari uwo murongo w'icyizere ariko harimo n'urukundo byose n'urukundo. Rero abakunzi bacu mana yanjye se mbabwire gute mukundane mwongera batarakandaho mukandeho subscribe yanyu irakenewe, like baduhe na comment utubwire ese mu kiganiro tuganiriye hari ikintu ukuyemo, ese wowe umukunzi wawe mufitanye yihe gahunda, ese iyo muganiriye wowe n'umukunzi wawe wumva mufitanye gahunda ihamye koko. Nizere ko hari ibitekerezo bazaduha comment batubwire. Kandi nawe mukobwa cyangwa musore uri kureba iki kiganiro uze kubaza sheri wawe mu rukundo dufite iyihe ntego, birakubwira umuntu muri kumwe uwo ari we. Emily kangushimire rero wakoze, urakoze cyane Rwibutso. Inama zawe nziza Maremi, niwongera kuntumira nzaza kandi reka nkubwire wenda mbivugire na hano uri umusore w'umuhanga kuko natangiye bivuga ndagukunda pe, ndagukunda mba mbona nyine n'ubutaha tuzakora indi part. Murakoze cyane tuzakora, ahubwo ni ibi biganiro nibyo ubundi kuri YouTube nuko abantu babikundira ibintu bya comedy, bagakunda ngo umugabo ngo yagiye kunyara ku muhanda, bagakunda ngo umuntu yanyaye mu buriri, ariko ugasanga ibiganiro byubaka wakoramo ikintu gikomeye ntabwo babireba, kandi ari byo uzare nk'ijambo ry'Imana iri kuri YouTube usanga bifite views 10 views 20, ariko umuntu wasindiye uryamye ku muhanda miliyoni basambanye hari abantu babafasha basambana miliyoni 2, ariko umuntu arimo arabwiriza ari kuvuga ijambo ry'Imana, ari kubwira abantu muve mu byaha kubaha Imana, akigisha abantu iby'ijuru, ugasanga ntabwo abantu, kandi koko turi mu bihe bya nyuma ariko ntibikwiye. Kuri YouTube twige gutoranya ibyo tureba iby'umumaro. Natwe rero iki kiganiro ndabize hari abantu benshi bari bukanguke, baba abakobwa abasore
bari butangire gutekereza ese umuntu tumaze igihe dukundana afitiye ntego, dufitiye ntego, urukundo rwacu ruri, ariko uzahita umenya wo umuntu muzabana uko ateye. So murakoze cyane kandi twabishimiye nawe ubutaha, kandi mu by'ukuri turayicano izagicaho ibintu, ariko ni ingamba wafashe muri uno mwaka dutangiye cyane ngomba guhugura abantu mu rukundo muri kumbabaza. ikindi gihe uzagaruke ku bintu byo guca inyuma ku bashakanye, kuko ibyo bintu nabyo bireze cyane pe. Satani ari gukorera muri ibyo ingo yazirangiye divorce. Tuganire kuri divorce. Ibaze nkanita igisaza gifite urugosha kigahita kiza kigahita kimugutwara kigatwara. Tekereza icyo kintu. Ariko njyewe reka nkubwize, uzi ikintu kimbaho, nje umukobwa cyangwa se umugore aramutse akoze ikosa, urumva, agasanga undi muntu kubera amafaranga cyangwa se akansha inyuma, nje ku bwanjye nta kintu na kimwe nishinja, ntabwo namwinginga rwose, kubera ko uwo muntu ni umuntu uba warakwihishemo, ntabwo aba yarakugeneye. Ni bimwe twavuga nta nubwo aba agukunda. Sawa rero bakunzi bacu, bye, murakoze.